bitangiye kuva kera. Oya umubano none se reka mbaze nkumve neza. Umubano no kuvuga ngo icyo bita numubano watangiye kera urumva ntago ari ubu subu sibyo sinibyejo nibyo buretse reka nkumve neza ikintu bari kuvuga kuko wagapostinze bikabije. Bana bararyamya bana bararira ndavuga me tipo afite iyo miti akarimbo just come up karyamisha abana hasi. Okay. Ahubwo urwego rw'ubucamanza perezida w'ubutabera nimba ari wabitangaje kintu arabuzwa n'iki gukumira itangazamakuru kugira ngo zitagera mu nkiko kandi nabo ubwo bari guhimba impapuro mpimbano. Itangazamakuru riri mu buyobozi bwa kane muri rubanda. Yego. Nimba habaho gukabuta nk'izo nkuru kugira ngo tugaragaze yuko hari abacamanza babi bakaba bari kubakingira ikibaba kugira ngo tutamenye izabo iziri kuvugirwa mu nkiko. Yego. Ibi biraza kuza kugenda biraza kurangira kuko nubundi bafite izo mbaraga n'ubwo bushobozi basubiye gukatira abantu imanza. Oya uwo muntu ahubwo ubwo ikintu gihari ahubwo aba bacira imanza baragowe. Ndavuga ni no mu bacamanza nabo barihandagaza bagakora ibyaha ubu si imanza zikatwa n'abandi. Shasa ahubwo we kandi naho baratubujije ngo ntituzajyaneyo kamera. Nyine ntibuzajyaneyo kamera. Tuzazijyana. Oya Djihad niba itegeko rivuga yuko itegeko rihe ryasohotse mu ihe gazeti ya leta mbese nta hantu biri barifasha barabivuga gutyo gusa. Reka ariya ni amahame. Okay. Ntago ari itegeko. Okay. Kuko itegeko ritorwa n'umutwe w'abadepite. Tuhaye ikaze kuri day to day nkuko bisanzwe tuba tubifuriza ko mugira ubuzima bwiza ahantu hose muherereye. Niyo mpamvu Djihad ajya babwira ibintu byo muri beauty cosmetic nibyo Djihad. Okay. Kugira ngo mube mumerewe neza ubuzima bumeze neza bafite n'uruhu rwiza. Yes, twebwe hano turi kuri Great Hotel aho ushobora kuza ukarya ukanywa ugafata icyumba cyiza umwana ukamuha ibimukwiriye. Sibyo Djihad? Baba rukuremo izo filme. Hari izuba Djihad. None sigiye ko dago. Basi se nawe tugushakire filme. Oya rwose sinzishaka ahubwo je rwose rero rifite zu bitezu meze neza. Nje meze neza ndashima Imana. Ngo witwa Kwirzu. Igosha. None hari abantu basigaye bambwira ngo ariko ngo iryo zino uzarikureho ngo kuko ngo ibintu uvuga na Queen ntago bihura. Kubera sije. Nyine ngo ibintu tuvuga. Oya ntangorane frame. Nta kibazo cyabyo. Nta hantu bihuriye. Kuko ibintu tuvuga nta hantu biba bihuriye n'ubuzima bwa muntu. Okay. Yes. Ariko nitwe tuba turi kubivuga. Yes. Tuba turi kubivuga ariko ntaho bihuriye n'ubuzima bwacu. Okay. Tuba turi kuvuga aho bihuriye n'abandi. Ya. Ariko natwe tukaba gushize impuntu. Keza teriski. Bazuvuze harya bavuze iki? Reka. Shavuza. Nubu bwaba ari ubukunguzi. Okay, basi ngereka nivugire. Zivuze wowe. Wow. Nakariso wambaye? Oya ntayo nambaye muri misi nyambara ikariso kubera izuba. Okay, yes, Keza Terisk yari barutse mu misi hashize 2 days. Okay. Imisi 2 ni myinshi? Yarabyaye Imana ishimwe tumuhaye impundu. Yabyaye iki hari? Umuhungu. Okay. Nabonye mwijo harya umunsi itariki 12. 12. Nabonye ku itariki 10 umuntu witwa The Trainer ya postinze kuri Instagram. Ako genda shaka kumenya kira kibazo. Hari intoki. Yego. Zira ntoki nabonye. Yego. Ko nabonye ari iz'umwana ukuzemo. Aya, nago ari iz'umwana ukuze n'izuruhinja. None abafite utudara twirabura. Agariwe. None se niba atari uriya babyaye akaba ari undi se yabyaye mbere akaba ari bwo yagiye kumpa. Keretse nimba bakoresheje filter. Oya ariko byashoboka ko harimo filter. Ishobora gutuma
ifoto ihindura indi couleur cyangwa indi bara kuko hano ja umwana w'abandi ntutangire oya none se ntago bizi ko ari we kuko ntago Keza aramupostinga ntago aramupostinga ariko umwana niba the trainer ariko bashobora ko bashizemo filter okay ariko ni yonkwe kandi basubireyo ntama inde nande Keza ni yonkwe Keza Trisk hanyuma basubireyo ntamaho we nande nyine asubireyo ntamaho yuvuga kuryo se nyine basubireyo bagakwiye kuba bakiretse babana oya ntago erega ntago bivuze kubana ntago bivuze kubyara ntago bivuze kubana none se bavuga ngo none se wibwira yuko hari ikibazo gihari hagati ya Keza na trainer erega niyo cyahaba bafite ugomba kubahuza umwana none se nta papa batabana babo bakigendera ntibahure na banyina nimba suri ataramuta okay ariko kuko yenda kiri uwa mbere bazaba bakimuharaye bagomba kuzahura kumuharara umwana wese n'umwana babarira njya babona abantu bashaka wowe se banyu baraguhara yo baraguhara ngo bukibanyu nuko twari dufite nundi wambanjije buriya ashobora no gusanga njye bataranyitayo we bakwitaye kuko harya uri umukobwa umwe okay tumva ari bo yes Keza Trisk reka tumwifurize gukomeza kugubwa neza n'agahinja ke hanyuma Muheto Beritra Betray baba we ejo sibakoze ubukwe nyine bakoze Keza aryo umukobwa yitwa Keza yego yitwa Keza okay ubu ngubu nabo baritegura kubyara mu minsi mike aratwite oya ashaka ko adatwite ariko gushaka se si bivuze kubyara oya none se dufite abantu benshi bashatse hano muri iyi mihanda bakaba batari babyara barya ni bande mbabarira ntuze kuntukisha urabazi barokore baraho ngaho nahoze narindi kubereka Eric arambwira none se bariya nyine babandi ye baratuziranye barabamaze imyaka 2 harya imyaka 2 nishize kandi jana ayizo ibyo bintu byawe ntago ari byo kubabarira ntago none se si imyaka 2 ntago ibintu byose mbikurikirana mbyibuka none se imyaka ntibanakiha imyaka 5 batarabyara ubwo bagiye kubana bagamije iki kuba bari kumwe gusa okay tubavuge se cyangwa tubareke wabihoreye ko ari ukubakomeretsa n'ubundi ako se ubundi ubwo abantu badukurikiranye kakubwo ngubwo baba bamenye nabamenye n'abantu babarokora aho ngaho hanyuma ubukwe bw'aba Kinyatra n'ubu hari uwo nciyeho aho hepfo iyo akigenda atagataga ndavuga yazivanze igifuri ngira ngo we ntiyanakuyemo imbuto nubona iyo ji yanjye kwirimo ikirimo imbuto yego ushaka gutuma urwego harya abantu bapima ibintu by'abanyweye oya nta kunywa oya keretse bagize gute batwaye none se ziriya mbuto ntago bazigupima sinumvishe ngo n'izo ngizo z'amatunda ziri muri ji yanjye urabona hari izo bampimamo hanyuma se wowe aya matunda ari muri ji yawe yakushyira hariya mu muferege uriya yavanzemo n'ibindi ariko zubite byawe abantu bo muri Kinyatrap mugenzi wabo jewe navuze dutegereze nde wundi wo muri Kinyatrap ubwo se ninde ntawe kubera nyine ubona badashobotse se guturashaka kumwere ko nta bakunzi bafite oya barabafite ariko ikintu gihari guvuga ngo bafashe initiative yo gushaka nisabonye na Bushari bitaramutunguye ayiwe turashize noneho ndahumiwe Bushari ahubwo afite amatsiko yo kumenya umuntu wari pare wa Betray wasanga ari nka Bushari cyangwa yari insinde ariko kubera iki batarashyira amafoto hanze nabitangazamakuru biranakira ntago barayashyira hanze jewe nakurikiranye snap z'abakobwa bari mu bukwe nakurikiranye cyane kuri kote y'umukobwa kuko niwe bashyiraga hanze bo rero abandi ntago ndabona ariko buriya tubirarangira amafoto agiye oya buri uko byari byose arajya hanze cyangwa se ugasanga nabo batari bemerewe gufotora buriya muri buri ko wasanga parari Bushari
ibaze ubu se yakugira izihe nama zo kuba hanyuma best harya bavuga aba garçon d'honneur burase harimo buriya harimo nka ba Kivumbi turashize ba n'amasunzu n'amasunzu se si meza n'abayishi Kevin buriya sera cyakoze ariko nkeka ko kubera amabifu baba bafitanye ntabwo oya nta bintu by'amabifu man ese we wagira beef kanazigira no kubukwe none ariko amakuru mfite ngo nuko ngo mu ijoro ryo gufungura impano ngo harimo ngo ahantu ngo harimo utuntu ngo tuzinze Djihad ngo harimo kadongo ifite utuntu ngo tumeze uko se twuduki n'amabuye se aho sinigeze mbikurikirana ubwo muze kugira ngo nakaro kameze nko nk'akamverope kazinze ubwo sinigeze nshimishurirwa ikirimo ariko izo nkuru zo ndazifite ngo hari gift yatanzwe mu tuntu nimba harimo izahabu nimba harimo amadiyama I don't know gapfa kuba ari akamverope kazinze kagakake kazinze ugira ngo ni agapapuro ka sima kavamo sima ayo ngo yari mu mpano ubu rero atanze iyo mpano aho ari hose twamushimiye Gute twamushimiye kubw'impano yatatanze impano ibyibushye se ni erega umuntu umuha impano yenda nk'iyo usanzwe umuzi uzakunda iki nicyo umuha rero nkanjye banzanira iki si ubwo bakuzanira ikira amafaranga sibyo n'ubu urayavuze numva ari kumpumurira hariya wowe bakuzanira amafaranga kuko ni ukunda ese we umva nkubwire wavuze ngo turi itariki 12 ufite anniversaire ku itariki 20 ariko jewe kuva le 5 ndi muri show n'ubu urabona simpari watembereye oya mba narushe kubera kuba ndi kwakira ama gift ndi no kujya abantu bamesho ku itariki 20 nzabi close uzacunge neza ntibazagushyiriremo dawa uburozimo burakora ikigali nige muntu wa mbere hano mu Rwanda ugira anniversaire igatangira mbere y'imisi 15 yes ubwo se ukabimanaginga kuvuga ngo kuva ku itariki 5 nibwo itangira umunsi nyirizina ni ku itariki zingahe 20 noneho mba ndi muri kwakira amagifti uri kumva abantu bavuga n'ubu bamwe batangiye kunyifuriza anniversaire warabibonye cyane wabibonye narabibonye rero hari undi mu Rwanda ubikora oya barahari yenda nuko batabishyira hanze Djihad na byibura bo barakomeza nyuma ya anniversaire ariko jewe ntago batangira nibatangira jewe ubu ngubu ahubwo mwaka utaha ndashaka kuzajya ntangirana n'itariki ya mbere uka celebrating anniversaire ukwezi kose ibyo se ibyo numva byaba bicuruza oya niko abakire baba oya ibyo ngibyo nugucuruza Djihad nugucuruza anniversaire ya ukarya abantu ariko nabwo uyicuruje nta kibazo none se ubu ngubu batamenye ko ihari ngo babe bibari mu matwi no mu mutwe kugira ngo bohereze izo gift byagenda gute oya ntago ari byo Djihad ibyo bintu sibyo simbyemeye mureka mwaretse nkacuruza ucuruza se ucuruza umuntu ucuruze na anniversaire cyane yego ko ubwo nabacuruzi buri kimwe cyose erega ikintu cyose kiri ku mubiri wanjye ndagicuruza ese we umva nkubwire nabonye iriya video ya Anita Pendo na Yago postinze ni iri kuvuga ibiki yo bari muri ntuze mu kubyina none se uriya muntu bavugaga ngo niba ngo yabonye ngo hiti imugira gute ngo babanje ngo kugira gute ntabwo mbizi ni ikiganiro buriya bari bariho kari aka video niko nabonye ariko nahise mvuga nti umubano watangiye kera babitangiye kuva kera oya umubano none se reka mbaze nkumve neza umubano no kuvuga ngo icyo bita ni umubano watangiye kera urumva ntago ari ubu sibyo sinibyejo ni ibyubu buretse reka nkumve neza ikintu bari kuvuga kuko wagapostinze bikabije bana bararyamye abana bararira ndavuga tipe afite iyihe miti akarimbo just come up karyamisha abana hasi
Okay. Blue. Ntako atagize kabisa. Wari abana. No, sorry, nako hit. umva se hari anavuga ngo hari ahantu rero yajwe indi nka sound nk'isakunye isakunyesi n'isakunyeje ariko disi ikintu gihari nuko Anita Pendo na Yago ni inshuti sibyo erega tuba tugomba kuba inshuti kuko turi ku isi donc idusaba kubana na buri muntu wese tuba tugomba nyine kuba inshuti ahubwo si umuntu bari kuvuga ngo wakoze agahiti kamwe kaka ntago mbizi uko ntago nigeze mwumva numvise ibyo bintu ndaza ndapostinga babikoze icyo bashaka ari wumvise neza ako kantu ngo ariko nanjye iryo jwi ndumva hari ahantu ndizi rya hari ahantu ndizi azuba barukare kuburahaye none se wari wumva nukuri oya erega nk'abantu mwe nuko tubigira ibintu byahatari cyangwa ugasanga na ba nyir'ubwite bari kubigira ibintu byahatari ari ijambo ngiye kuvuga mana ryaza gukomeretsa benshi reka ngyihorere warivuze n'ubundi ko twakomeretse ubona tutagenda ntibikome uvuze iryo jambo uranyibutsa nabonye umumama utwite udatwite utwika wasinze ngo ari gutwika donc birakabishe yego n'uburinganire n'umugore yahawe ijambo ariko nimba yarahawe ijambo agahabwa n'icupa akako sinzi abantu tuza kuza kukashyira kuko ni ukuvuga ngo nimba umugore asoma akongera agacurura bakamuha icupa bakamwongeza irindi ni ibibazo bikomeye cyane kandi ari umubyeyi aho tubyumvikane ngo twahawe ijambo nase umuntu apfa kuba afite amafaranga ye reka da buriya urakagira amafaranga ntukabone umugore wasinze umugore nawe yizihirwe ariko iyo birenze urugero agatsinda sha aba yabaye icyohe ati gute wowe uzi kuba uri umugabo mu rugo ubu ngubu usuhuje abagabo bafite abagore babo bataha basinze bakabakingurira bagakomanga bakabyuka bakajya kubakingurira wowe ngaho ufata iyo shusho umugore arakomanze yasinze nise bihari ikintu bitwaye apfa kubane reka ntabyo kumvikanaho ni ubukunguzi njye nabibonye ndavuga ibi bintu noneho ni ibiki turaza kuza kubigenza gute kubona urakabona umugabo wasinze ariko umugore wasinze bisa nabi rwose niba n'inzoga kunywa ntibibujijwe yes nibyo rwose ariko kubona umubyeyi wasinze arwana n'icupa akarwana n'isutiye ry'ibere nyine akabara aho ngaho ari kurwana n'icupa ari no kuzamura gutya akarega kugira ngo ibere arifixingemo neza eto birasa nabi njye nabibonye numva ndavuga ariko ni iyi Kigali Djihad abantu bifite ibibazo rimwe na rimwe umuntu abagomba kubyirengagiza oya ntago ari kuri abirengagiza ibibazo ntago ari twese tugira ibibazo nta muntu utagira ibibazo hanyuma ariko hari n'uburyo bwo gukemura ibibazo hanyuma ntago tubikemura kimwe cyangwa bidushireho kimwe ariko ntago ejo bundi ari wowe wari uri kuvuga inkuru y'umuntu ngo wiyahuye niba ari kwande aha hirya mwantuzenya mu nkundamahoro uriya we ngo yiyahuye kubera ngo ubuzima rero aho kandi nabonye wari uri kuvuga ngo niba ibona nta yindi shwa naceho erega buriya kwiyahura biba byaturutse ku bintu binini nimba yaravuze ngo ni ubuzima buriya yarebye ariko uzi kuba yarebye iburyo n'ibumoso imbere n'inyuma abura n'ahantu yakura iki igihumbi wowe urabona naho dukura igihumbi nyirinzara gutegereje nta yandi mahitamo nta bundi buryo bwo kubaho nese ukora iki uriyahura se se nakwiyahura kuko nagerageza gushaka icyo gihumbi ariko nanone hari igihe umuntu nyine akibura bikaba ariyo finali
oya kwiyahura ntago ari cyo gisubizo Djihad n'ubundi wari ubivuze ntago kugira ibibazo ni ibintu bisanzwe ntago kugira ibibazo ni ibintu bisanzwe ariko nanone uriya mwana w'umuhungu jewe yego yabikoze mu buryo butari bwo anabikora nabi ntiyanagerageje ubuzima hari no kubanza kugerageza ariko hari no kumva wiyanze none siyo wiyanze ukora iki rero niyo mpamvu uwo mubyeyi wabonye wasinze aho kugira ngo yiyahure yajya kunywa agasinda ibera erega si umwe dufite ikibazo dufite abagore bigize ibishegabo muri iyi mihanda bigize inshinzi bumva yuko umugabo nimba bari bicaye mu irigara amanura rikeri akamanura indi undi akamanura indi kunywa ntabwo bibujijwe yego kuyagira ni ikindi ariko kubona umugore wasinze bye namubonye ninjoro nduma uri gutaha mu gatondo ugahura n'umugabo wasinze ariko udandabirana mu muhanda birasa nuko wahura n'umugore wasinze ariko udandabirana mu muhanda 50-50 uburinganire toka uko uburinganire mu butwari yo hirya ubwo si uburinganire rwose ubwo ngubwo n'ubukunguzi tujye tubwizanya ntago ari ubukunguzi ahubwo ikintu mwikizemo ko hari ibintu abagore bemerewe oya ntago ari ibyo bemerewe oya buri muntu wese afite uburenganzira ku kintu ariko hari ikintu ubona ku muntu kikagutungura kikanagutangaza ukabona ko giteye isoni ku buryo ndahamya neza ko hari n'abandi bagore bakurikiranye kunywa ni byiza izihirwe pe byibura sindira mu rugo wisindira mu ruhame uri umugore uri umubyeyi ubwo ingingo yo gusinda ku mugore ifite limit rwose uretse na limiti nibanywe kunywa ni byiza bizihirwe rwose anywe ariko nanywa akagera n'aho asinda kuriya mbona abantu badandabirana oya biriya ntabwo rwose urema ndakubujije usikari kirareye kubaza mbona ko wakimenye nukuri birakabije birakabije tujye tubwizanya ukuri guca muziko ntigushye nta bintu byo gusinda ku mugore ngo agenda hadandabirana agenda kururana n'igitenge n'isutiye n'icu kumwe n'umwana ngaho ibaze ngaho mbwira uwo mwana muzasindira kimwe mu kabari nyine ubwo niyo bikomeye uramusomya cyane ngaho mbwira azakura ati none se nyine azakura atazakura nk'abandi umwana warerewe mu kabari ameze nk'uwarerewe mu rugo nase mu rugo niho hari perfect ku buryo bavuga ngo niho umwana azaba muzima ariko uko biri kose nanirana warerewe mu rugo nanirana warerewe mu kabari urumva bingana harimo birutana birutwa biterwa Djihad ntugashyigikira ibyo bintu rwose yego uburinganire ni bwiza n'ubwuzuzanye yes kuko buri muntu afite uburenganzira bwo kwishyira akizana agakora icyo ashaka ariko hari kiba giteye inkeke cyangwa n'ubwoba n'isoni wowe ni gute uzaba uri umubyeyi ukawuhetsa umwana jugujugu mu kabari usinda ujya no kuja nabonye umubyeyi wasinze ari kugenda na zebra crossing zitamureba nzinese ibyo ngibyo biba bimureba nyine voilà iyo wasinze ni umubyeyi ntago ndwanyishe cyangwa se navuga ngo ntibanywe pe ko bo ntibananywa mba ngira ngo babicaritse ahantu hari nk'itanura ku buryo baba banywa hari ikintu kiri kubakamuramo izo banyweye uri kumva aho mbwira ubu mubyeyi nge namubonye ndavuga nimba ari irevu ababyeyi bagezeho yo kugenda badandabirana aba byarangiye kandi ntago ari ibintu by'u Rwanda nakundi nyine ni amahitamo y'umuntu nanone oya ni amahitamo ariko hari no gukabya tubwizanye ukuri erega uramponda sinoga nabona ugishyigikiye yuko aba bagore basinda nawe ntago mbashyigikiye ariko nanone twubaha amahitamo y'umuntu uzi yuko ubicyanyereka bukeye uko yitwaye nyine yari afite hangomba nk'ibisanzwe ashobora kunywa inzoga rwose uko ashaka rwose pe akazihamye umva mugore cyangwa mugore uzihamye zinywe ariko gusindira mu ruhame ntabwo ibyo byo mbishyigikiye jamais turabyanze nabonye harya banuze barakoze ibi bya bitaramo byabo bande ba Kenisong na ba
yes Kanisol afite igitaramo afite ku itariki 24 mu Bubirigi ni n'umushuti wa nani muri France muri Rio natangaje uyu munsi ko ari n'umushuti wanje wabemvayitinze so ndaza kumenya ibyo ari byo buriya mu misiza haracyari igihe no haracyari iminsi buriya tuzabibatangariza tumenye ibyo ari si yari kujyana ngo babwiza na ba Okama ariko nabonye ngo harimo na Double J Burundi nawe ngo yabuze visa kimwe na Bwiza none se bose bazifatira kuri ambasade zimwe oya urumva Double J yayibuze Burundi na Bwiza yibura i Kigali nabonye bakoze ikintu cyo kubarimita ntago bashaka ko bajya muri kiriya gitaramo kubera iki se nje narabimenye ko bari bashatse ko batajya mu gitaramo so rero ariko abandi bari nose batashatse ko bajya mu gitaramo kubwizihe mpamvu kubw'impamvu wenda z'amafaranga cyangwa n'ibikirega bari bagiye guhostinga abahanzi benshi kandi nese bitwaye nese sugu supporting umuziki w'abanyarwanda n'abarundi urufite nuko ntago uwi Burundi mbizi rwose ariko abo mu Rwanda babahagaritse kubera impamvu z'abategura igitaramo ntago ari impamvu zaturutse ku bahanzi rero icyumvikana cyo nuko bahaviza umwe abandi none se kubera iki barengaho bagapostinga ayo masho mbere yuko babona inuza nicyo kibazo nyine nicyo kibazo ubundi baba bakwiriye gupostinga erega ntago abahanzi bo mu Rwanda baramenya akazi bagomba gukora nta nubwo hari n'umuntu utaramenya ngo show business akaba yicaye gusa agiye kuririmba biraho asohoye indirimbo yes ariko ntamenye ngomba kwitwara gute nkaburiya bagombaga gusohora post ari uko buri kintu cyose bakimenye itike ihari bookinze intuzenya visa ihari ibintu byose banabonye aho bagomba kuba bakabona gupostinga urugendo bagiye naho rero kuba barabikize hanze mbere ni kwa gushyuha ikindi kandi n'ababitegura bajye bategura mbere bashakishe ibyo byangombwa nabo bandi noneho nibarangiza batangaza ibintu bizeye neza ko bazajyamo nabonye rero ibyo bintu mu Burundi byabaye ikibazo kuko nyine Double J ndumva ari ku munsi w'ejo ahubwo byashoboka ko byateye ikibazo kubera i Burundi nta nubwo akantu abenshi bakunda kujya hanze y'ibihugu hajyayo abantu bake ariko twebwe hano mu Rwanda n'ubundi abantu bahise bamwanjama bari kuvuga ngo ni post yari ariho ari kumwe na Bwiza bari kuvuga ngo niba ikibazo gihari ntago bateguye ibintu neza ariko nyine ubwo ikibazo ntago ari abahanzi ikibazo n'abateguye bose kuki wowe umuntu akubwira ngo sohora no post cyangwa mukemeranya gusohora post bitaraba confirmed ko mugomba kujyayo oya ariko nanone ubwo nkeka yuko gukora guposting yo post hari yindi miryango byafungura imiryango oya none se imiryango byafungura gute bataramenya neza yuko bagize gute none se nago tuvuga yenda bano tufatiye nda par exemple bano ba Riderman na ba Pius bari hari nago ashaka ko yarapostinze show hakaca yenda bakaya n'uburetse wibya kubishyigikira rwose biro bintu ntago bishoboka ubutaha nibabona akazi hariya mu bihugu byo hanze bajye babanza bategure first of all bamenye ngo ibintu byose birateguye visa barayifite tike y'indege irahari sibyo icyumba bagomba kuba mu kirahari amashow yose arapanze babone gupostinga ibintu bafite bizeye bagomba no guhereza abanyarwanda none se ubu ntago nubwo bavuze ngo babuze visa ari rwo ruhande bitwaje kandi ko atari cyo cyabaye oya ariko ubwo nyine nirwo nukuvuga ngo rero babyinnye mbere y'umuziki dufite ikibazo cy'abahanzi hano mu Rwanda bumva yuko kujya kuririmba mu mahanga ari agashya kandi yes nibyo ariko baba barabikoreye kandi baranabivunikiye rero bajye bareka kubyina mbere y'umuziki icyawe ntawe kijya posting buriya nka Bwiza ntago yagombaga n'abandi ntago bagombaga gupostinga batazi neza yuko muri passport yabo visa irimo ibiri approved itike y'indege ihari hoteli bazabamo cyangwa n'ahantu bazaba hari oya ariko nyine Djihad kubera ushobora kugenda ukabakubaja ariko ntago biriya bintu bihita iyo nibikomeza gutya
bizajya bibatesha agaciro. Imva nkubwire nago umuziki wacu uraba nk'umuziki wo muri Nigeria ntago uraba ntago baba bagiye kugutumira bagende yuko umuziki wawe uri kuri standard yuko urwego yo kuri Nigeria rero ugomba gupinga ko uhari ikintu ushaka. Iyo ushaka ikintu none urabanza ukamenya niki ushaka kwanza. Uragira se ngo batangira bavuye ngo abahanzi ngo b'Kigali ngo ntaho baragera kandi ngo batangiye kwiyemera. None se ubundi bageze he? Ntago ejo ndaro twaturi kumwe none se ubundi bageze none se bageze ntitwabuze YouTube streaming sibazi twabuze mu Munyarwanda rero bagomba nta Munyarwanda cyangwa Umunyarwandakazi uhari mu bantu kandi muri Bugande turabafite. Oya reka tureke kuvuga mu Barundi babari mu mikeke ntabwo twabyitaho uri kumva areka kuko hariya byo ntago ibyabo mbizi kuko ariko reka turebere hano nta muntu uriho mu Bugande bariyo Tanzania buzuyeyo muri Kenya bariyo hano mu Rwanda twabuze umuhanzi ubu turi kwibaza mwirirwa muvuga ibiki mutubwejaguraho mu biki nta hantu na hamwe muri none se ko tubure na Medimani ajye makora iki kandi imbere bajyagaho yego ariko subara arajyanamo se harya ndirimbo ni iyihe ni yitwa Gute ndirimbo ya yindi imeze nka bwa butumwa bw'abahanzi bo mu butayu bw'Ibabuloni harya yitwa Gute ndirimbo oya wimvuna niba ari hope garuka wimvuna nukuvuga ngo ntawe dufite ariko byibura turi kugira amahirwe abahanzi bacu bari kugirwa icyizere bari kujya kuririmba hehe mu Bubirigi no mu Budage. Tukomeze tunashimira abanyarwanda bariyo bari gukomeza guteza umuziki wacu w'abanyarwanda imbere. Oya intambwe kuko imbere ho ntahari. Oya intambwe se ntago ibireba imbere. Oya imbere ni kure. Okay. Intambwe ni hano. Okay ntari. Ukuvuga ngo uko bari kugerageza kubafasha ariko nimba muri gufasha aba bahanzi ni mubafashe mushyire hanze ibintu byabo byamaze kuba confirm. Ariko nyine none ikibazo nabo baba bafite nuko bagenda ntibagaruke. Oya kutagaruka si ikibazo kuko kutagaruka biterwa n'umuntu urashaka kuvuga yuko suri atazongera kugaruka mu Rwanda. Inde wundi none oya kugaruka byo yego oya no erega turi kwisi umuntu ashobora gushakira ahantu hesha amafaranga. Oya ariko ikibazo nyine nabo nuko bagenda ari ugukora bakagaruka bagahera. Bazabafungira nka wa muhanzi wajya kujyana abantu kumucurangira n'ibiki byose bagaherayo bakamufungira. Uramureba? Uriya hari imyaka batemerewe kugenda. Okay. Nese nta muhanzi nta muntu bajyanye agarukana nawe. Banyine ngo baramucika. Baramucika. Erega nta utacika. Riratangazo ryo muri Ribu riri kuvuga ngo hari umukozi wo muri Ribu ngo bafataye muri yombi ngo yatanze umukozi wo muri Ribu ni umucamanza. Okay. Ngo yatanze ngo convocation ihamagaza umuntu ko barajyagasa. Reka ro mbabwire nta hantu hataba amafuti nta nahantu hataba amanyanga nta nabantu badakora amakosa ahubwo nukubireba gutya tukumirwa umucamanza aricaye ni ufata icyemezo cyo guhondaho umuntu bakamufunga cyangwa bakagira nawe ubwo ari umunyamafutu baraje arekarame nawe avuga yuko agomba gufungurwa iminsi 30 y'agateganyo kandi yaratanze inyandiko mpimbano akabyandika akabyoherereza umuntu ahubwo urwego rushinzwe Interpol rushinzwe ibyaha bikorerwa hanze y'igihugu uyu muntu nawe bamuzane. Oya kumuzana bagomba kumuzana uyu nawe bamuzane ne batamuzana ngo abazwe ibyo yahawe niba afite impapuro za fake bagomba kumuzana baramuzana uyu muntu ubushyuhe bumeze nabi mwabantu mwe ntago ibintu biba byoroshye iyi Kigali jewe namaze kubibona ndavuga ni no mu bacamanza nabo barihandagaza bagakora ibyaha ubusi imanza zikatwa n'abandi shasa ahubwo we kandi naho baratubujije ngo ntituzajyaneyo kamera nyine ntibuzajyaneyo kamera tuzazijyana oya Jihad niba itegeko rivuga yuko itegeko rihe ryasohotse mu gazeti ya leta nese nta hantu biri barifasha barabivuga gutyo gusa reka ariya nama hame ntago ari itegeko Okay. Kuko itegeko ritorwa n'umutwe w'abadepite
gute ariko nanone mugomba kubaha amahame ayo yego turayemera ariko nanone turasaba yuko ibintu bihinduka ibyaha nk'abiriya abantu baba bagomba kubifatiraho urugero bagomba kureka tukajya tugenda tukabifirima ubu se nk'uyu mucamanza koko ibaze wasanga wifasha akajya guhereza igipapuro ngo cyerekana yuko umuntu ari guhamagazwa yego ngo ari guhamagazwa ngo kugira ngo ahabwe ngo ubuhungiro ngo ahabwe ubuhungiro ese ubundi bari gucika bagiye ko iki gihugu ari amahoro bari guhuga inzara okay jewe nizere ko uyu yarafashwe yes sibyo ariko n'uyu muntu bagihaye cyangwa bari kugikorera nawe bamuzane cyangwa bamudutangaje kwanza buriya hari urwego rubishinzwe rukora hariya muri minijiste hejuru buriya uzajya umenya n'uko inzego zikora we peti hari urwego rushinzwe ibyaha bikorera hanze y'igihugu uriya nawe bohereje kiriya gipapuro bamutuzanire oya bagomba kumuzana nibatamuzana turaza kumenya yuko harimo ikimenyane kwibanda cyangwa bahereza uwakoze icyaha uriya we oya umva nkubwire nese icyo gihe ntabwo uri umufatanyacyaha yes ni umufatanyacyaha bamuzana ariko uyu mucamanza nkeneye kumureba imbere y'urukiko imbere ya n'umushinjacyaha hari ari kumubwira ati wakoze iki gipapuro uyu muntu rero uyu mucamanza uyu mucamanza yanagambanira igihugu oya nta nubwo ari ukukigambanira gusa none se niba uri kuvuga ngo umuntu ngo ribu ngo yamutumije ribu si rumwe mu nzego z'igihugu se kandi itaramutumije ariko kashe yayikuye ubwo nyine ni ibintu bishoreranye baza gukurikirana baraza gusanga harimo n'abo muzi inzego babigizemo nyine kuko ntago nibaza ukuntu umucamanza afite kashe ya ribu iyo sinyatire kashe n'indi yo sinyatire ni ya birashoboka yuko abacamanza baba abacamanza bazi ubwenge bwinshi umucamanza yagusinyira sinya nk'icyatari keretse ahubwo buretse uyu mucamanza kashe ya ribu yayikuye none se umva urwego rw'ubucamanza ntabwo ahantu se ruhurira na ribu oya mu mikoranire hanyuma mu mikoranire bafite kashe ya ribu se oya bashobora kuba batayifite ariko bimeze iyo umuntu bamugenzaho icyaha bihera ku rwego rwa ribu ribu ikagenza icyaha uri kumva yarangiza ikaregera urukiko urukiko ruhita rukorana na polisi apana ribu ruhita rukorana na polisi ubwo ribu akazi kayo kaba kagize gute ariko bameze gutya bashobora kuba babafashije bakaba bacumbikiye aho ngaho muri gereza cyangwa n'ibiki cyangwa bakajya babafasha kubahereza ibindi bimenyetso ariko nabwo bafite n'ukuri bashobora gukora n'urwego rw'ubushinjacyaha uri kumva hanyuma se urwego rw'ubucamanza ko bafite kashe yabo yihari na ribu ikagira kashe yayo uriya mucamanza yakuyeho kashe hehe kugira ngo yoherereze uriya muntu ko ari gushakishwa ko ari guhamagazwa na ribu oya nyine uri kumva ko iyo ni diru ahubwo rero nimba ari na diru uyu mucamanza nawe avuga umuntu wo muri ribu simbizi wo muri ribu waba waramuhaye kariya gakashe cyangwa yaragacuze oya ngo wasabye nabyo izo option zose zirashoboka ariko diri meze nk'iyo ngiyo ntago ari hari nk'urubanza mba numva nakurikirana kugira ngo numve imikirize yarwo cyangwa numve ukuntu rwarangiye nkuru ndumva ashaka kuzarukurikirana mwatubabare mukazatumeshoninga ntago tuzazana kamera n'ukwicara gusa tukumva byibura ukuntu ari kwisobanura oya azise burana bazashaka ati ndashaka yuko muba mumfunguye iminsi 30 ahubwo bukugenza icyaha baraza kukigenza gute ubu no kuvuga ngo baraza gutegera n'abashinja cyaha n'abagenza cyaha n'abashinja cyaha mu rwego rwo kugira ngo bashake imenyetso byimbitse gutega bakajya muri icyo gihugu uwo muntu arimo bakamushaka bakamubaza none so oya Djihad kamubwi none se dosiye kugira ngo izuzure neza harimo abari buze kujya muri icyo gihugu uwo muntu arimo bari bagiye koherereza boherereje icyo gipapuro ese baracyohereje cyangwa ntibaracyohereje oya baracyohereje amazima aho ubwo rero nukuvuga ngo icyo kintu kirakenewe kugira ngo babashe kuza amakuru yuzuye hagiye n'abamuzana ibimenyetso oya ntibamuzane oya bazamuza abo mutangabuhamya umutangabuhamya uhese kandi ari umufatanyacyaha ntiyari yemeye urupapuro azi neza ko atari rwo ahubwo ubwo ko ataragera i Kigali bite ko ataragera i Kigali ngo bazwe kuri icyo kintu oya ubwo ibyo ari byo byose bazamuzana kuko aho ni umufatanyacyaha ubwo rero nibaramuka batamuzanye
ngo bababuranye bose umucamanza bazamurekura. Ariko aho ngaho ntabwo haba harimo ubutabera. Oya birashoboka yuko agikurikiranyweho ntabwo kiramuhama. Ni icyaha akurikiranyweho. Ntago yahamwe n'icyaha. Rero niba itegeko rirakimuhamya. Niba batarakimuhamya azaze aburane nkuko nabandi baburana bakabajyana muri ya minsi 30 nkuko nabandi bose bayijyamo. Ahubwo urwego rw'ubucamanza perezida w'ubutabera nimba ari wabitangaje kintu arabuzwa n'iki gukumira itangazamakuru kugira ngo zitagera mu nkiko kandi nabo ubwo bari guhimba impapuro mpimbano. Oya ariko izo ntago ari kesi zihoraho. Oya buretse gato reka dufatira ubusubwiwe n'iki ko atari nyinshi ahubwo ni uko igisamba ari igifashwe ubu harahiye nyine buretse gato nimba yarahimbye igipapuro cyohererezwa umuntu bakaba bari gukumira itangazamakuru ngo reke kujya gufata iki ahubwo leta nidufashe tujya gukurikirana abo bantu tubarebe abanyabyaha none abo bandi ibaze kuba uri gukatira undi nawe uri gukora icyaha ariko bigendanye n'umwanya urimo n'imbaraga ufite ibyo bintu byose wabikora imbaraga ufite n'umwanya ufite ugomba kubikangisha abantu kugira ngo bibe umwanya wo gukora ibyaha. Ariko urabizi neza Djihad ibyo bintu birahari ariko nta hantu biteganijwe mu itegeko. Aha banyakubaho bacamanza ni yihe ngingo buretse gato ni yihe ngingo yanditse mu itegeko shinga rya kangahe itegeko shinga rihagarara n'amategeko yose turi kumva ni byanditse ku kihe gika kuri bare kangahe akanyerezo akadomo kuyihe tariki ryasotse yuko umucamanza afite uburenganzira bwo gukora igipapuro nanone cyo muri RIB ahubwo ikigaragara akazi ka RIB muragafasha ariko wasanga kuko buretse gato nibo bashinzwe itumizaho umuntu none umuyobozi umucamanza asigaye nawe yohereza konfukasiyo kandi nk'ubwo muntu wasanga yari ari nko muri Kongo turashize ari nko muri Kongo ukajya kwa kumuhugira muri Kongo tuvuge akaba yari ari nko muri Kongo ahubwo ikintu gikenewe nayobewe ejo bundi itangazamakuru ryahuye na perezida sinzi icyo kintu nimba kitanga cyo ku ruhande rw'umunyamakuru barakivuzeho kuko itangazamakuru riri mu buyobozi bwa kane muri rubanda. Yego nimba habaho gukabuta nk'izo nkuru tukugira ngo tugaragaze yuko hari abacamanza babi bakaba bari kubakingira ikibaba kugira ngo tutamenye izabo iziri kuvugirwa mu nkiko. Ibi biraza kuza kugenda biraza kurangira kuko nubundi bafite izo mbaraga n'ubwo bushobozi basubiye gukatira abantu imanza. Oya uwo muntu ahubwo ubwo ikintu gihari ahubwo abo bacira imanza baragowe nyine baragowe ariko ndago nibaza ubu wasanga uriya mucamanza yarakatiye umuntu akaba afunze n'izi nyine afunze akaba agiye nawe kumanuka imageragere bakahurira. Ubwiwe n'iki ko azamanuka imageragere ubwo bazamushyira hehe hari kibazo y'abacamanza ihari akazaba ari aha yenda bakamudipotinga nko mu kazi ariko cyangwa se akaba ari aho nyine ari aho agafungurwa icyaha birashoboka none ubu nawe azakenera umwavoka cyane kandi nawe ubwo ari umucamanza yarize amategeko nyine harahiye. Aha hantu nkeneye kujyaho nkareba byinshi nkareba ukuntu yisobanura nkareba ukuntu atanga impamvu nkareba ukuntu avuga yuko abeshyerwa kandi ubwo nawe cyangwa hari nka kwakura cyangwa uriya mucamanza ashobora kuba disi yari yavangiwe akabishyira muri system wasanga yarabishyize muri system izo deal ziba zirimo n'amafaranga rafiki yangu. Okay ntago umuntu ikintu rero ndi kubona nibareka itangazamakuru rije mu nkiko bagaragaze ibyaha biba bigaragaye kugira ngo nejo bundi umunyarwanda niyumva agiye gukora iryo kosa cyangwa agiye gukora icyo cyaha agihanirwe. Ubu nkeneye no kureba uriya mugabo waciye umutwe umugabo we umugore we ko nawe bazamuburanishiriza mu muheza ahantu hari n'umugome ngo yamuciye umutwe abana bareba ngo nawushyira mu ndobo harahiye abana bakanuye barya. Ejo nari kubivuga iwacu hariya muri 3D ndavuga nti nibatubabarire leta idushakira amakasike abantu bazajya bambara ninjoro. Ubu ugiye kujya uryamana n'umugore n'umugabo paka udafite kasike y'ijosi uragiye bararikaserera
ni hatari. Niyo mpamvu rero nzajya nisambanira ku manywa yihangu kugira ngo mbone umwanya wo kuryama. Cyangwa abagore bafite abagabo mujye muryamira amajanja. Hari ikintu cyitwa kurara wicaye. Ati mbe madamu kutaryama ntireka reka nimba ushaka ko nguhavayo nguha ibyo nguha uryame ndaryama bukeye. Niyo mpamvu bura nurasaba ruzasabane ku manywa bidasaba ko imvura iwa karara. Azagukata ijosi. Okay. Zutwataye. Reka twitahire ariko ubwo ngubwo byo wari uri kuvuga. Niba abantu bagize batezo. Like nyine hari inzego barimo bakazitwaza. Buriya gihe ntuzaze kunkandagiza urwego urimo ngo ugiye gukora icyaha. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bikunda. None se ubu ngubu leta nayo irazi ibitagatifuza ibi nabyo. Uye bashobora kubihengeka nta wamenya. Reka turebe. Dutegereze turebe. Ubu ndaza kumenya. Ubu ngubu baza kwandika ngo wa mucamanza wari ukurikiranyweho icyaha cyo gutanga impapuro mpimbano yagizwe umwere. Haya basi. Oya birashoboka yuko ntabyo yakoze daya. Ubwo wasanga ari kumwe amadosiye aba yivanze. Hari ukuntu bibaho kuvanga amadosiye. Amadosiye akivanga ukajya kubishyira muri system ugasanga nawe wimennye indareka duta. Mwakoze cyane abantu mwadukurikiye mwarebye iki kiganiro mwakoze cyane ni numugisha kubagira tunabikomeza kubibutsa kugukora nyine subscribe gukomentinga no gusharinga nabyo bibari ingenzi cyane yuko umunsi ku munsi tubagezaho nyine ibintu no gushyigikira umwana w'umukobwa shano kuri pe kuko uzi ko ushobora gusanga ari wowe umwana w'umukobwa muri bake yuri muri bake bari muri YouTube. Oya ni turi nabaki. Ni baki? Abahari dukeneye nabandi. Abahari nabavuga ngo yasohokeye aha. Nariko nta urahangara nka Djihad. Uraje. Mwakoze cyane Imana ibaho umugisha Djihad wakoze cyane kwihangana n'izuba iyi Kigali rashyushye mw'abantu. Ngomba kugusapotinga kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma. Wakoze cyane.